Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane abaherereye hirya no hino ku isi, ndabasuhuje abari muri Afurika, ndabasuhuje abanyarwanda aho mwamuherereye hirya no hino ku isi yose, ndetse n'abari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mwese ndabasuhuje cyane. Ubwoko bw'Imana bagenzi bacu bari muri Amerika ndabasuhuje, ubwoko bw'Imana baherereye muri Aziya, Europe, bagenzi bacu namwe muri Australia ntabwo nabibagirwa. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe. N'ubundi turi mu kiganiro kuri Irera TV1, hahandi duhurira twese turimo kuganira ku by'ubwami bw'Imana, turimo kuganira ku ijambo ry'Imana, turimo kuganira ku kuri kw'ijambo ry'Imana, turimo kuganira ku nzira y'ukuri ijya mu ijuru. N'ubundi ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko murabizi ko bagenzi bacu ubwo Yesu Kristo yari ataraza mu isi babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, kandi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore ikikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu nuko n'ubundi impande n'impande ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, dufatikanirize hamwe twese kugira ngo tubashe gutangaza icyo Imana ivuga mu byanditswe byera muri Bibiliya. Yego, n'ubundi ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, rero ubwoko bw'Imana ndongenda basuhuje, ni ukuri ubuntu bw'Imana bugumye bugwire muri mwe, ndetse n'amahoro y'Imana bigwire muri mwe, kandi kubwo gufatikanya mutanga komenti, kubwo gufatikanya munyura inbox, mugahana ibitekerezo, kandi ndetse no ku mpande n'impande mwoherereza abandi, munashyira kuri social media zanyu, mbuga nkoranyambaga mukoresha, kugira ngo tumenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye cyane. Ndabashimiye namwe mwakoze subscribe kuri iyi channel ya Irera TV1, kugira ngo buri kiganiro cyose kigiye kuri iyi channel kibashe guhita kikugeraho, ubashe nawe kugitangaza nk'uko nawe wacyumvishe mu buryo bwuzuye, ndetse n'abafata ikiganiro bakacyohereza namwe turabashimiye. Turakangurira nawe utarakora subscribe kuri iyi channel, turagira ngo tuguhe ikaze kandi tunagukumbuze kugira ngo ukore subscribe kuri iyi channel, kugira ngo wumve nyirizina icyo twigira kuri iyi channel cyangwa icyo dutangaza kuri iyi channel, kugira ngo twese dufatikanyirize hamwe gukora igikwiriye Imana cyangwa umurongo idushakamo tubashe kugenderamo. Rero dukomeje n'ubundi cya kiganiro cy'uruhererekane kivuga intego nyamukuru ku kiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi nyirizina. Niyo topic n'ubundi tugarutseho, n'uruhererekane n'ibindi biganiro twavuze mu gihe gitambutse. Tugiye kureba nyirizina n'icyo Bibiliya ikomeje ibivugaho kuri iyo topic nyirizina. Ese nyirizina mu gihe turi kuri iyi si, muri iki gihe cyacu, turimo gukora ibyo Imana irimo gushaka ko dukora? Ndetse kubera iki ubundi twabayeho muri iki kinyejana? Kubera iki twabayeho muri iyi minsi nk'iyi ngiyi? Kuki turimo guhuriramo n'ibi ngibi duhura nabyo? Mbese wakwibaza impamvu wavukiye kuri uwo musozi wavukiyeho? Wakwibaza impamvu ababyeyi bawe ari aba n'aba, n'abavandimwe bakaba aba n'aba? Ese kuba ubayeho gutyo muri ubwo buzima, wakwibaza impamvu zabyo, inkomoko yabyo ni iyihe? Rero urasanga nyirizina tukwiriye kurebera hamwe, ese intego nyamukuru y'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi ni iki? Mu gihe nawe utangiye gutekereza, kwibaza kw'ibyo bibazo bimwe na bimwe byo kwibaza impamvu uri uwo nguwo nyirizina, uri wowe wihariye gutyo, naho waba ufite impanga wo mwavukiye rimwe mu gihe kimwe, ariko ugasanga hari ibyo mudahuriyeho. Ese kuki uri wowe ubwawe wihariye gutyo? Ni iyihe mpamvu? Birakwiye yuko uko iyo utangiye kwibaza kw'ibyo bibazo n'ibyo ngibyo, uba utangiye gucengera no kugira ngo uze kwinjira ku gisubizo nyirizina cy'intego yawe nyamukuru kuri uyu mubumbe w'isi. Ndetse tunarebera hamwe nyirizina intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Turakomeza tureba Bibiliya ikibivugaho, kuko urasanga Imana hari icyo yadutangarije gikwiye kuba intumbero
y'icyo tugomba kurebaho nyamukuru. Ese nawe ujya ugerageza ugashakisha no kugira ngo uze kumenya icyo Imana yavuze kugira ngo uze ukore muri iyi si, cyangwa aba ari cyo icyo usabwa gukora muri iyi si kugira ngo abe ari cyo ukora? Kuri Irera TV 1 turafatikanyiriza hamwe kugira ngo tumenye nyirizina, turebe icyo dukwiriye gukora dushingiye ku by'Imana yatumenyesheje mu byanditswe byera muri Bibiliya. Rero dukomeje tureba n'ubundi icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, kuko abenshi cyane impande n'impande usanga bahihibikana cyangwa bafite intego n'umuvuduko mwinshi cyane wo kureba, ugasanga barimo kureba, ugasanga amafaranga, ubutunzi, icyubahiro, kumenywa na benshi n'ibindi, ugasanga barimo gushaka kubigaragaza yuko ariyo ntego nyamukuru. Ariko kubyo aho ikigero tugezeho, ku bamaze iminsi twigana kuri Irera TV 1, dore ko dufite n'intego nyirizina mu biganiro tunyuramo kugira ngo tumenye Bibiliya mu buryo bwimbitse, mu buryo bwuzuye, tutanyuze ku ruhande. Yego rero uraza dusange n'ubundi mu bamaze iminsi twigana, turaza tugasanga abareba ku mafaranga yuko ariyo ntego nyamukuru, ubutunzi, icyubahiro ndetse n'ibindi, harimo no kumenyekana, turaza gusanga twebwe ari ikinyoma. Si twebwe nyirizina, ahubwo Bibiliya niyo ibitwereka, igatanga umugabo w'uko atari byo ntego nyamukuru. Turakomeza n'ubundi dureba kuri icyo ngicyo, tureba intego nyamukuru y'ikiremwa muntu kuri ubu buzima, mu buzima tubamo kuri iyi mubumbe w'isi. Turareba mu rwandiko cyangwa mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 19 umurongo wa 21 kugera ku murongo wa 24, haragira hati, Yesu aramusubiza ati, nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurishe ibyo utunze, maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uze unkurikire. Aha hantu dukurikije icyo Yesu Kristo yabwiye uyu muntu, twongere dusubiremo, harabisobanura neza. Uraza gusanga n'ubundi intego y'ubutunzi, amafaranga, icyubahiro ndetse no kumenyekana n'ibindi atariyo ntego nyamukuru, ahubwo tugiye kureba nyirizina intego nyamukuru ni iki. Hariho akenshi n'ibiganiro byatambutse twarebagaho, se ni gute twabitse ubundi ubutunzi iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Yego tugiye duhasoma tureba, Yesu aramusubiza ati, nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurisha ibyo utunze, maze uhe abakene. Yego uyu nguyu ko arimo gusabwa kugurisha ibyo atunze agaha abakene. Urumva intego yo kurundanya amafaranga cyangwa ubutunzi cyangwa icyubahiro cyangwa kumenywa n'ibindi, urumva Yesu Kristo atabivuguruje, adaciyemo akarongo gatukura, kuko aravuze ati, genda ugurishe ibyo utunze, uhe abakene. Numara kugurisha, niyo baguha amafaranga, nuragumana ya mafaranga kuko gusabye kuyatanga. Aho ngaho uraza kumva yuko ibyo ngibyo atari yo ntego y'ubuzima bw'umuntu ku isi, ahubwo Yesu Kristo ahagaragaje yuko ikiraza kuza mu by'intego harimo kugira ngo tubitse ubutunzi mu ijuru, kandi amweretse ko kugira ngo abubitseyo nuko aragurisha ibyo atunze agaha abakene. Ahita avuga ati, ngo icyo gihe uzahita uhera ko unkurikire, cyangwa uhere ko uzunkurikire. Yego akomeza havuga ati, uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Ahangaha nyirizina herekanye uyu musore yuko atakurikije nyirizina iki ngiki Yesu Kristo yaramubwiye, kandi yaramusobanurira iby'ukuri, kandi nawe yarasobanuje nk'ushaka kumenya ukuri. Niyo mpamvu uraza gusanga n'ubundi yaba ari ibiganiro dushyiraho ubwoko bw'Imana, aho tugenda hirya no hino twigisha ubutumwa bwiza, uraza gusanga hari abatari buze kumva ubutumwa bwiza, hari n'abatari buze kubukurikiza. Ariko ndakugira inama wowe, kugira ngo uze kumva ubutumwa bwiza urimo kumva, cyangwa icyo birimo kukubwira, kugira ngo abe aricyo ukora, kuko Yesu Kristo nyirizina nicyo arimo kwerura amenyekanisha. Rero uyu musore akiyumva ibyo ngibyo agira agahinda kenshi, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Ariko kuko yari afite ubutunzi bwinshi, ubwo icyo yasabwaga ni ukubutanga akabugurisha, yamara kubugurisha agaha abakene.
ese kubugurisha kwari kugira ngo bize kumworohera gufasha abakene cyangwa guha abakene cyangwa abandi babikeneye, noneho agahera agakurikira Yesu Kristo. Icyo ngicyo nicyo Yesu Kristo arimo kudusaba yuko dukwiye gukora mu gihe nk'iki ngiki turimo kuba mu isi cyangwa kunyura mu isi mu minsi tutazi dusigaje. Igihe rero ufite n'iki ngiki gikoreshe muri uyu mwanya, utavuze ngo ejo, kuko ahejo higanyira abejo, kuko ahacu nahuyu munsi nyirizina. Akomeza agira ati, Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yego, ese uyu mutunzi barimo kuvuga ko biruhije kwinjira mu bwami bwo mu ijuru ni uwuhe? Tugiye kureba n'ubundi ijambo ry'Imana hepfo riratwereka icyo ribivugaho. Ngo ndetse akomeza amubwira ati, ndetse ndababwira yuko icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Urumva ko hano Yesu Kristo asobanuye yuko ari ibintu bigoye cyane kwigobotora ubutunzi bwo mu isi, kwigobotora amafaranga, kwigobotora icyubahiro, kwigobotora kumenyekana mu bantu benshi cyane, kwigobotora n'ibindi byo muri iyi si, kugira ngo ube wabasha kuragwa ubwami bw'Imana cyangwa kuzaba mu bwami bw'Imana. Ariko uraza gusanga biri buze koroha ku muntu wumvisha ubutumwa bwiza akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, kuko icyo gihe ntabwo aba akiyobora, ahubwo aba ayoborwa n'umwuka w'Imana, kandi uwo uyoborwa n'umwuka w'Imana abasha kumvira 100% iby'Imana irimo kumusaba gukora. Yesu Kristo ubwo yabwiraga uyu musore ngo tanga ibyo utunze byose kugira ngo ubifashishe abakene cyangwa ubihe abakene, yaba yari uyobowe n'umwuka w'Imana cyangwa yareherejwe kugira ngo yumvire umwuka w'Imana, byari kuba byoroshye cyane kuko abonye inzira nyirizina imugeza ku cyo yashakaga. Ariko bigaragaye yuko atari cyo kintu ararikiye, kuko icyo ararikiye nicyo akomeje kugundira. Turebye icyo Bibiliya ivuze kuri uyu mutunzi ko byaba bigoye yuko yakwinjira mu bwami bw'Imana, Luka ibice 12 umurongo wa 20 kugera ku 21 harabivuga uyu mutunzi uwo ari we nuko bimeze. Ijambo ry'Imana ririvuze riti, ariko Imana iramubwira iti, wa mupfuwe, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera atari umutunzi mu by'Imana. Umutunzi mu by'Imana we ntabwo ari kuriya bimumerera, kuko umutunzi mu by'Imana ntabwo kwigobotora bwa butunzi, icyubahiro, amafaranga, kumenywa n'ibindi byo muri iyi si, kubyigobotora biramworohera kubera ko aba arimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Kuko hano ijambo ryerekanye yuko ngo uyu wirundandirije ibintu byinshi cyane, ijambo ry'Imana ritarimo kugira ngo wamupfuwe, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe. Ariko mu by'ukuri bya bintu bye ntibibashe kurimita rwa rupfu cyangwa guhagarika rwa rupfu cyangwa kumubuza kuva mu isi, ahubwo bise bivuga ngo wamupfuwe, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyane. N'ubundi bya bindi yanze kurekura cyangwa gundiriye bigiye kugaragara yuko n'ubundi atari buze kubasha kubikurikirana kubyiteka, kuko araza kuva mu mubiri abisige ku isi, kuko ntabwo biri bubashe kumukurikira cyangwa ngo abashe kuguma mu isi ngo agumane nabyo. Niko ijambo rihise rivuga hepfo ngo, niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera atari umutunzi mu by'Imana. Birakwiye ko rero mu gihe nk'iki ngiki dukwiye kureba intego nyamukuru y'ubuzima bw'umuntu kuri iyi si turimo. Ese wowe nyirizina urimo kumva gute cyangwa urimo gusobanukirwa gute icyo Imana irimo kugusaba gukora muri ubu buzima turimo mu isi? Usanze Yesu Kristo arimo kuvuguruza no guhakana byuzuye 100% yuko amafaranga, ubutunzi, icyubahiro n'ibindi
byo muri iyi si, kumenywa n'ibindi bitandukanye, Yesu Kristo arimo gushyiramo agakubo gatukura yuko atariyo ntego nyamukuru mu isi, kuko n'ababifite arimo kubisaba yuko babitanga, yego, cyangwa tubitanga. Ubwoko bw'Imana rero nyirizina dufatikanye gukwirakwiza ubutumwa bwiza impande n'impande, tumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, n'ubundi nk'uko murimo kubigezwaho cyangwa murimo gufatikanyiriza hamwe na mugenzi wanyu Sibomana Anastase kuri bino biganiro binyura kuri Irera TV1 buri munsi, turebera hamwe igikwiriye dukwiriye gukora, kuko ahacu n'uyu munsi tugomba rero gufatikanya muri uyu mwanya turimo. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo utange komenti, tanga igitekerezo, inyunganizi, tanga n'ikibazo unyuze muri komenti, kandi kora share, woherereza abandi ubutumwa bwiza kuri mbuga nkoranyambaga ukoresha, yaba ari TikTok, WhatsApp, Instagram, yego, impande n'impande kuri Telegram, Facebook, no kuri status yawe washyiraho, kugira ngo habeho kwihutisha mu gihe gitoya ubutumwa bwiza bukwirakwire impande n'impande mu gihe gito kandi ku bantu benshi cyane. Ndabashimiye cyane, tuzagaruka n'ubundi kuri iyi topic, kuri iyi ntego turiho, ni uruhererekane kugira ngo dusobanukirwe icyo Imana nyiringabo nyirizina irimo gushaka ko dukora cyangwa uko dukwiye kubaho muri iyi si. Ndabashimiye cyane, yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigumye bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.